Kuva mu myaka 30 ishize hakunze kumvikana intambara zitandukanye z'urudaca mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi muri izo ntambara hakomeje kumvikana ubundi bwoko bwaharenganiraga bukwicwa, bumeneshwa, bukurwa mu byabo ndetse bukanyagwa n'inka zabwo, ari bwo bwoko bw'abanyamurenge. Abanyamurenge ni bande? Abanyamurenge ni bantu ki? Ese abanyamurenge ni abanyekongo koko? Aba banyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abanyamurenge ni bande? Abanyamurenge ni abaturage bavuga ikinyarwanda, batuye cyane mu misozi y'umurenge, mu gice cyahoze ari Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izina abanyamurenge rikomoka kuri ako gace k'imurenge. Abenshi muri bo bakomoka ku borozi b'inka bafite inkomoko ifitanye isano n'abatutsi bo mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko uko imyaka yagiye ishira, bagize umuryango ufite umwihariko wawo muri Kongo. Hari ibitekerezo bibiri by'ingenzi ku mateka yabo. Cyambere, hari abashakashatsi bavuga ko bamwe mu basekuru babo bageze muri icyo gice hagati y'ikinyejana cya 18 n'ikinyejana cya 19 mbere y'uko abakoloni b'Ababiligi bashyiraho imipaka y'ibihugu. Abandi bavuga ko hari abimukira muri Kongo mu gihe cy'ubukoloni, cyane cyane mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, igihe ubutegetsi bw'abakoloni bwimuraga abaturage ngo bakore mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Abashakashatsi benshi bemera ko aya mateka yombi yabayeho. Hari imiryango yari isanzwe ihatuye, hakaza n'iyaje ihimukiye nyuma y'uko Kongo ibonye ubwigenge mu mwaka w'1960, imiryango myinshi y'abanyamurenge yakomeje kuhatura, ihinga, yorora kandi yishyura n'imisoro. Ariko ikibazo cy'ubwenegihugu cyakomeje kuvugwaho cyangwa se cyakomeje kugibwaho impaka, kuko amategeko yagiye yahinduka, rimwe akabemera nk'abanyekongo, ubundi hakagira abayashidikanyaho. Ibi byateje amakimbirane ya politike n'ubwoko. Mu burasirazuba bwa Kongo habaye intambara nyinshi kuva mu myaka ya 1990. Muri izo ntambara hari imitwe yitwaje intwaro yagiye yibasira abanyamurenge. Hari n'andi moko yo muri ako karere nayo yahuye n'ubwicanyi n'iyicwa ry'abaturage. Hari bamwe bashinjaga abanyamurenge gufasha u Rwanda cyangwa imitwe imwe yitwaje intwaro, mu gihe abanyamurenge benshi bavuga ko ari abaturage basanzwe batagomba guhanirwa ibikorwa by'abarwanyi. Ni ngombwa gutandukanya abaturage basanzwe n'imitwe yitwaje intwaro, kuko abaturage bose bo muri uwo muryango batari abarwanyi. Raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu zagaragaje ko abanyamurenge bagiye bicwa, bagatwikirwa imidugudu, bakimurwa ku gahato, kandi bakibasirwa kubera umwirondoro wabo cyangwa se ubwoko bwabo mu bihe bitandukanye. Muri icyo gihe kandi n'indi miryango ituye mu burasirazuba bwa Kongo nayo yahuye n'ubwicanyi n'ihohoterwa rikomeye. Abahanga n'imiryango mpuzamahanga basaba ko ibyaha byose byakorewe abasivile hatitawe ku bwoko bwabo bikorwaho iperereza, kandi ababigizemo uruhare bakabihanirwa. Abanyamurenge ni umuryango umaze igihe kinini utuye mu misozi y'umurenge mu burasirazuba bwa Kongo. Amateka yabo arimo impaka ku nkomoko n'ubwenegihugu, ariko ni abaturage bamaze ibisekuruza byinshi muri ako karere. Nguko rero uko abanyamurenge bakwiriye kwitwa abanyekongo, cyangwa se bakwiriye kuba ari abanyekongo kuruta uko bakwitirirwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, kuko bavuga ubururimi rumwe n'icyo gihugu. Abanyamurenge n'abanyekongo bakuriye muri Kongo. Icyakora uko amateka agenda bigaragara ko batandukanijwe cyangwa se baciwemo kabiri n'ubukolone, nuko ubutaka bwabo bwitwa Kongo cyangwa se bwerekera ku gice cya Kongo, ariko mu by'ukuri ibyo byose byaturutse ku bakolone. Ubundi abanyamurenge ni abanyekongo kandi bujuje ibyangombwa byo kuba abanyekongo bya nyabyo. Nguko rero dusubire amakuru yo nakagaruka. Imana ibamugisha.